Yes, tubaye ikaze hano kuri Ama-G The Black Official, muri kumwe nanjye umu ex w'ubunebwe. Yes. Hamwe nande. Nanjye barabizi. Usigaye banyita utuzina tw'udutazirano ariko muri kumwe na Amani Hakizimana. Oya vuga izina ry'imihanda. Ntago njye mba mu mihanda. Ama-G The Black bivuge. Mr. Chicken. Ukuvuga ngo Ama-G The Black ryavuyeho. Yo yari riri uko arya ariko ntago hano turari ariyo domaine turimo. Veterinary. Ariko ngo zangu ko bazi. Umure wese ko maje gupakira. Nase wajya kwereka abantu bo ku Ama-G The Black Official ukuntu byifashe. Bimeze bari gupakira. Waruzi ko abantu bashobora gupakira tone zingana kuri yase. Zazindi twaberetse kuva ari umushwi kugera ibaye inkoko. Rero turi ku ruganda. Hari indi modoka igiye kuzana aho tugiye gupakira. Murabibona sindifunga neza. Nambara costume yanjye y'akazi. Ubundi rero tugende tubereka wagwani. Wese wari umeze ute? Nanjye meze neza. Arimo kubona ibiganiro bari kubireba nyine gake nk'abasaza. Bari abantu rero babireba bake nibo bigenewe. Bake beza. Bora abantu bashaka rero ibintu by'amatiku ntago hano rwose uzabibona. Ariko biracuruza ngo bituma ngo umuntu ngo abone amafaranga. Nase se maze iminsi ndiko n'abantu kumbuga nkoranyambaga. Oya nawe mvuga. Amatiku twebwe tugira. Abantu kumbuga nkoranyambaga bari gucuruza amatiku kandi noneho ikintu gitangaje n'ukuntu bayareba cyane. Aho kuma amafaranga. Nacuruje mu matiku nkabura amahoro. Sha wabyihorera kabisa. Kuva mu gitondo uvuga umuntu umutondagira uri gushaka amafaranga. Ayo mafaranga. Asubundi biraba biri budufashe iki? Buri wese wamugani ngo n'inyogoye. Buri wese n'ibibazo bye. Oya ahubwo n'ukuntu babaye ariko jewe nababwira ngo mane bira bintu ntago. Ngenda ndiravuga agaciro zirimo uri kuza ukavuga ko umuntu ngo atazi ngo kwiyogoshesha kazo kavuga. Oya ibyo byihorere nta nubwo bitureba. Ibintu bidafitiye societe. Bidafite shinge na rugero. Societe nyarwanda kamaro. Biriya gucuruza kuriya shana yawe ni Imana zabindinga. Abantu ariko abantu nyine niko babaye. Rikana hari ko bagiye gutangira gupakira. Urabona ko amakeje bagiye gutwaramo nk'uko hari ahaye. Urabona ko turi ku ruganda. So ubu dutegereje ko imodoka iza tugapakira tukajya gushaka amafaranga. Ubwo ugiye kudufasha nyine ubereke ku mashusho yo mu mwibagira. Baracyari gukoramo amasuku. Ahubwo naza kukwereka muri chambre froide ahantu ziri. Uretse babanze bakora amasuku neza. Sinakubwiye ko ikintu cya mbere ku nkoko. Isuku ni ya mbere ariko si ku nkoko gusa. Isuku ni isoko y'ubuzima. Urabona ko rero twifunze. Kandi rwose tugiye twambara. Ukibodaboda cyawe. Ubundi wowe wambaye neza wambaye bote n'igisurubete. Ariko ntibikuyeho ko dufite n'utundi twifungo. Dore se. Izo ni za Ama-G. Hano turi kumwe na Mr. Chicken. So rero bantu banje bantu bakunda ibikorwa byanjye cyangwa ibikorwa byacu muri rusange n'inama tubagira. Ushaka korora ngira ngo twatangiye tubereka ukuntu umushwi wo ku munsi wa mbere umeze. Oya twabahereye mu mashini amagi akiri mu mashini. Tubereka mashini uko iminsi igenda ikurikirana tubereka ubu tugeze kuri fine noneho nari narabibwiye ko tuzabereka noneho zigiye ku isoko. Rero uyu munsi mubare ya minsi twahereye ubu ibiceri bigiye gutangira kwinjira. So rero ikintu nabwira abantu badukurikiranye nawe wabishobora kuba kurikiranye ibiganiro byacu dutangira tuzigaburira kuva ari ntoya zigakura ubu zigiye noneho gutanga umusaruro. So nawe rero nakubwira ngo ushaka tanga komande kuri Livestock Bank
nimero wahamagaraho ugiye kubukinga, ukavuga uti wenda nkeneye imishwi 4,000, nkeneye imishwi 10,000, nkeneye, bitewe n'ubushobozi ufite no gukora urugendo shuri, byose biremewe. Ariko narababwiye ati ibi bintu nzabibakundisha, nzabibereka. Hari umuntu wambwiye ngo narekeye aho ko babibonye, ko babigukuyemo, uko babibonye ko ibyo bintu bishoboka. Hari abandi baba batarabibona. Rero ushaka guhamagara ku ruganda hano kuri Livestock Bank, wahamagara kuri 07 9 19 04 251. Ubusobanuro bwose urabubona, ubundi nawe wibere umworozi, kandi biba byiza iyo wabigize umwuga. Njyewe ubu ndi umworozi wabigize umwuga. Umworozi uri nationalite. Ndi umworozi ubikunda, wabigize n'umwuga, kandi ikindi nabonye biranaguhuza. Oya, si ukuvuga ngo nibyo biguhuza gusa. Ubundi umuntu afite ibintu bimufitiye umumaro arimo bimugira busy. Ko udashobora kuryama ngo usinzire ibiryo by'inkoko byashize. Wasinzira ute se? Ni ukuvuga ngo ubu ni projet ukora, ni umushinga ukora, ariko ukorana n'ibitekerezo byawe bya buri munsi mu buzima bwawe busanzwe. Uzi ko amazi ashobora kubura muri quartier ugahungabana kubera ko inkoko zibura amazi. Rero ari ikibazo gikomeye cyane. So bituma unaregera ibitekerezo byawe n'ukuntu ugenda ukora ibintu byawe umunsi ku munsi. Yego nyine nibyo, buriya ubaye udahugiye mu bintu bigufitiye inyungu, nawe wajya muri ariya matiku njya mbona. Amateko y'ibikise biranibiki birase byinjiza amafaranga angana. Ese amaji, uziko ikiganiro kimwe cyabariye abantu kimwe gishobora kuba kibinjiriza amafaranga, uba waraburije ni kimwe. Twakose twakubonye, niyo wasaba imbabazi ntibikuyeho ko bya bintu twabyumvishe. Ntabwo bishoboka ko nibagirwa ibintu wavuze. Sawa, nazigwa, ariko nakubwira ngo amafaranga cyamwinjiriza nta n'inkoko enye zirimo. Inkoko enye zishobora kuba zirenze amafaranga yinjiza, kandi zo ziraribwa, umuntu agakomeza akabaho akagira ubuzima bwiza. Ariko kukota ko uzajya unyuraho turyane inzara ngo n'uriya se, ariko nkeka ko atari byo byagakwiye. Dukora ibintu bizima, kandi nanjye ngenda mbarabura mbereka ibintu bishobora kuvamo umusaruro. Nk'ubu ngubu umushwi hano kuri Livestock Bank ugeze ku 1,250. 250. Kandi imishwi mike batanga no guhera ku 100. Yego. Ibaze noneho umuntu wagiye mu kabara agasengera amafaranga 300. Urumva umushinga bayishe. Cyangwa bakayamwibira mu kabari. Yayajyanyemo ari kugenda yerekana nyine bakaya. Ureba nawe ibintu spending amafaranga. Uguze inkweto y'60,000. Mpita mbona kuri gukandagira n'ipantaro ya 40. Urumva tuvuze ngo abantu biyime n'umupira wa 60. Ariko ubu ngubu ngiye ndishimye, nshobora no kuva hano mpembwa ngewe, ushaka kuyacyura. Abandi bari muri ibyo nibibareba, abandi bo ntabwo nyibashaka, baragwara zabo. Ubwo rero mu kanya turaje tubereke ukuntu inkoko zigiye kuva hano zigenda. Ubwo turacyari kumwe, stay in touch. Ubwo ngubwo abantu rero mubitegereje. Ikindi turaderivaringa mu gihugu hose. Ushaka inyama z'inkoko zibaze, cyangwa ushaka imishwi, icyo waba ushaka cyose. Wowe icyo ukora ni ugutanga komande kare. Nimero nazibabwiye, utazumvisha asubiza inyuma gato arazumva, ubundi twikorera akazi. Kandi reka nkubwize ukuri, so wise ngo umwex w'ubunebwe, igihe cyacu ni iki? Igihe cyo gukora ni iki? Igihe ni iki? Nakuvuga ngo reka mbe nuje mu minsi iza ngo nzabikora muri kiriya cyumweru. Ukagira ngo wafashe iminsi, ubundi subiza ute kuzakigezamo, aho ugasanga wafashe iminsi wakagira ngo wayihaye pause. Uri gusaza. Niba turi kuwa mbere
turi ejo bizaba kuwa gatatu utegereje kuwa kane uko kuwa mbere nzaramuka ameze ku kandi isura uko utindamo niko ugenda usipendinga No mu amafaranga mu myaka. bintu bidafite n'akamaro. siko ku wundi wa mbere nzaba ameze Oya, ubwo rero ikintu twabwira mukuru amaboko ubuse navutse mfite ubu bwana. oya Ejo ni niba uba umweru baba bameze nka bandimbati. ahubwo se ntabwo buratangira kuba umweru Ubu ngubu biransaba ko buzajya kuba umweru navuyemo ne. cyangwa nawe uzajya gutereshaho undi musatsi nka ba bandi njya mbona nabyo ni scam ntabwo mbyemera. Emera uko umeze nuko nguko. ukuvuga ngo ni ukubisokoza uko byogoje Mbere ni ukuba uri mu mujyo wo kuvuga ngo igihe mfite ni iki. Igihe ni none ahangaha. Hari umuhanga wavuze ngo ako kantu nkunda kukavuga n'isaha yapfuye hari igihe kigera ikabiri ku gihe kabiri ku gihe. ariko nibyo Nimba isaha yarapfuye saa saba ubwo nyine sasa iyo zigeze iba yageze ku gihe. Rero ako gasegonda wagereyeho utakabyaje umusaruro bro, ntazavuge ngo ntiwabarabuye irongera igahita ipfa saa saba n'isegonda rimwe. ntibazavuge ngo ntiwabarabuye Abarabuye. kubarabura warabarabuye. rero mukore subscribe mutere komenti musharinge urumva. Ariko ikintu nabifuriza ni urugendo shuri. Uzi ko urugendo shuri nabonye rutera ishyari ryiza. iyi rutera ishyari ryiza Uzi ko iyo nje hano kuri Livestock Bank ku kazi nkareba inkoko zihari, iyo ntashye mbona nisuzuguye. amaji wivuga gutyo uribuka wa mworozi se waje umwe twarangiye hano waje ari we babaze za zindi ze zimwe yafashe nyine twatangiye zikiri imishwi tumusura W'inyamata? pana w'inyamata wo muri Ngoma. Ndamuzi. yarongeye afata izindi nkoko. Uriya we none haratwicara tumara ku kintu none ubwo si ubwo yamaze kubona ko harimo inyungu. N'ubushize yarapakiye. Ubushize yarapakiye nyine noneho inkoko ze zose zashize zarangiye. Ubundi yankandiye akanyenyeri ndakurya. Ariko ni njye warandiye. Ariko ntabwo yambwiye ngo mw'abantu mwe murabe mwumva ahasigaye nanjye kujya mvuga nimero yanjye. Oya, ni akazi kawe. Uziko ngiye kujya mvuga nimero yanjye. Mw'aba diaspora mwe nimero yanjye ni 078. Ngo munywa agafanta. Ngira ngo mu byubahiro byanjye. Ahubwo ntabwo ncika. Uzi ko utari buncika amaji. Yarambwiye ngo barashaka no kuzabutubwira nimero ze tukajya tuzitanga abantu baherereye Ngoma no hepfo no mu burasirazuba no hafi yaho za Kirehe. harya buriya Kirehe iba muri oya Ngoma ni akarere na Kirehe ni akarere nyine byose se si uturere. ubu rero tugiye kubereka ngira ngo bari kubibona aha ngaha ni mu bubiko bw'inyama bwaza nk'uko twigeze kubereka zikiri imishwi. Ubu imitsi yo kugira ngo zijye ku isoko yageze. Yego ubu tugiye kwinjira tubereke zamaze kubagwa. twinjire tubereke. Ngira ngo urabibona utabibona urabona ko harimo ubukonje bwinshi. Ubukonje bwinshi cyane. Urazibona izi ni za zindi twaberekaga mbere zikiri imishwi. Ubu ngubu zigiye gupakirwa zigende zigiye gucuruzwa. ngira ngo uraberetse. Ndabiberetse mwabibonye ngira ngo nanjye ariko mba ncyuyeho izanjye zo guporezaho. Zo kurya kosa amaji ugura inkoko zo kurya nawe kandi uzifite. Oya zira ntabwo zari zera. Harya warasaruye ubu ngubu watangiye waragize bushyashya. Ubu ngubu hano nkwereke ariko twabikoreramo hano naho nabonye byakunda. Ziriya neza uciye ndabona utwaye n'imishwi. Imishwi mbaye ngomba kugendera rimwe. Ziriya neza uciye zo kwirira. Zo kurya mu rugo. So rero kugira ngo twagenda tugahita tuzipakira duhita dutaha. Ubu ziriya bagiye kuzitwara mu ntara. Bagiye kuzijyana.
iyi modoka yindi yagiye so twagiye rero mwakoze kubana natwe hasta la vista turabakunda cyane subscribe share and comment kugira ngo